Hagarikiwe n'ingwara avoma. Nukuri. Haleluya. Ariko ngo twe duhagarikiwe n'imbaraga z'Imana rata. Niyo mpamvu byose tugomba kubinyuramo dushikamye kandi dukomeye tugatambuka twemye kandi tugatambuka kigabo. Nukuri aho tugeze hose tukavuga gukomera kw'Imana. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Mana ntabwo ujubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubeshya Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubeshya ntabwo usezeranye umuntu inka ngumuhihene cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhigari ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu ntabwo usezeranye umuntu inka ngumuhihene cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhigari ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu shimwa ntabwo ujubeshya Mana ntabwo ujubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubeshya Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubeshya gutabaje Mana ari Rubavu ntabwo umubeshya ngo ugeze Musanze kandi uri Kigali ubwiye uvuze ngo uratabaye ubutabaye ibyo twabonaga bidashoboka bigashoboka iyo umuntu agutabaje Mana ari Rubavu ntabwo umubeshya ngo ugeze Musanze kandi uri Kigali ahubwo iyo uvuze ngo uratabaye ubutabaye ibyo twabonaga bidashoboka bigashoboka shimwa ntabwo ujubeshya Mana ntabwo ujubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubeshya Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubeshya usezeranye umuntu kumutuzi Kigali nyuma ngo bikuyobera umujyane Nyamagabe kandi ntiwamusezeranya kujya muri Amerika ngo kubona visa biguca ngo mujyane Burundi ntabwo usezeranye umuntu kumutuzi Kigali nyuma ngo bikuyobera umujyane Nyamagabe kandi ntiwamusezeranya kujya muri Amerika no kubona visa biguca ngo mujyane Burundi shimwa ntabwo ujubeshya Mana ntabwo ujubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubeshya Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubeshya Mana ntabwo ujubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubeshya Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubeshya 28 umurongo wa 8 n'uwa 9 Uwiteka ni imbaraga z'abantu be
kandi ni igihome uwo yasize ahungiramo agakira. Kiza ubwoko bwawe, uhe umwandu wawe umugisha, kandi ubaragire ujye ubaramira iteka ryose. Amen. Dushimiye Imana. Iri jambo ry'Imana ni ryiza cyane kuba duteze amatwi, kandi natwe iyi saha turi kurivuga rigomba kudufasha, namwe rikabafasha. Nukuri ngo Uwiteka ni imbaraga z'abantu. Haleluya. Amen. Uzi yuko atari ku mbaraga z'Uwiteka ninde yabivuga yabigaragaza. Iyi saha Uwiteka niwe mbaraga zacu, kandi ni nawe gihome kidukingira. Haleluya. Kuko ashoboye byose kandi arinda abantu mu buryo bwose. Mu burwayi imbaraga ze zikagusanga, mu nzara imbaraga ze zikagusanga, mu kwambara ubusa imbaraga ze zikahagera, ndetse no mu gupfa no mu gupfusha imbaraga ze zirahagera zikagukomeza, zamara kugukomeza ugasigara amahoro. Imbaraga z'Imana rero aba arizo tugendana muri iyi minsi. Buri wese yambara imbaraga za Mwuka Wera, yumva ahagaze, yumva ahagenda ari kumwe n'imbaraga z'Imana, kuko imbaraga z'Imana nizo zidukomeje, kandi imbaraga z'Imana nizo zitugenderera mu rugendo, ndetse no mu byo dukora bya buri munsi ni imbaraga z'Imana. Ndetse no mu ngo zacu bwazo ni imbaraga z'Imana zizubaka, kuko atabaye imbaraga z'Imana kubw'imbaraga z'abantu zasenyagurika zigashyira, ariko kubera Imana igira uko ibigenza bikemera. Imbaraga z'Imana nizo zikora imirimo n'ibitangaza. Yego, kuko Uwiteka Imana ashoboye byose. Ratanga imbaraga z'Imana ngo zageraga ku nyanja, ngo inyanja igahinduka, kubera imbaraga z'Imana. Ngo zagera ku miyaga mu nyanja, ngo imiyaga igahagarara. Haleluya. Kubera yuko izo mbaraga zabaga zahageze. Ngo ndetse ngo zagera ku muriro. Haleluya. Ngo n'umuriro gugaceceka we, ku buryo wawunyuramo ntushe kandi guri kugurumira. Ariko urukumva izo mbaraga zazindi zatabaye Saduraka na Meshake na Abedenego, izo mbaraga zifite ubudahangarwa. Ngo ariko ngo Uwiteka ngo niwe mbaraga z'abantu be. Haleluya. Umva izo mbaraga, nawe utekereze ngo abantu bane abantu batatu bari mu itanura, bakizera izo mbaraga, bajya kona bakibona mari bane. Haleluya. Nuko bari bizeye izi mbaraga, kuko arizo bafite kandi bahagazeho. Natwe iyi saha reka twizere, twiringire kandi dukomere, dushikame, twumve ko hari ikiduhagarikiye. Haleluya. Ngo umuki w'umunyarwanda ngaravuga ngo hagarikiwe n'ingwara avoma. Haleluya. Ariko ngo twe duhagarikiwe n'imbaraga z'Imana rata. Niyo mpamvu byose tugomba kubinyuramo dushikamye kandi dukomeye, tugatambuka twemye kandi tugatambuka kigabo. Nukuri aho tugeze hose tukavuga gukomera kw'Imana. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ariko ngo Uwiteka ngo niwe mbaraga z'abantu be. Haleluya. Ngo kandi ni igihome uwo yasize. Haleluya. Nuwo yasize, ntabwo ari uwo yasize. Haleluya. Mutandukanye Kinyarwanda. Nuwo yasize, uha wundi yasize amavuta, yimikishije amavuta ikamusiga ikamunogereza. Haleluya. Nawe haranira gusigwa n'Uwiteka. Ngo wasizwe n'Imana ngo ntajya asaza, ntago azaba umukecuru, nta nubwo azaba umusaza, ngo ahubwo ngo azahora ari umusore rata. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Aharanira kwambara uwo mwambaro wisiga nayo mavuta y'Uwiteka, uhore uri kuyaga kuko Uwiteka yagusize. Haleluya. Ngo uwo yasize ahungiramo agakira. Haleluya. Ahungira muri Yesu ngagakira, kubera ko yarangije kugusiga, akagira hagukura nahagushira, akagira haguterura nahakwicaza. Haleluya. Arega Imana niyo yimika. Haleluya. Wari wabona yimuye umwami ku ngoma ikahakwicaza we. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Uyu munsi ukabura akazi, ejo ikaba yategetse ngo nawe ugomba kurya. Haleluya. Ikabiremya akazi nonaha nawe ugatangira ugakora nk'abandi. Izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Reka Imana iturwanirire. Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Ibyo nibyo yishoboreye ngo imbaraga zayo zizahora ku bantu be. Haleluya. Kubera yuko yitegetse uradepoza nawe bikemera nk'abandi. Haleluya. Waje gusaba akazu kakabona nk'abandi, waje yego ni nirevodota. Imana igakora imirimo n'ibitangaza kuko ishoboye byose, nta nikibasha kurogoya imigambi yayo. Rero reka twumve yuko natwe tugomba guharanira gusigwa ayo mavuta. Nawe
uharanire kuyasigwa. Haleluya. Ariko wibuke na Hezekiya ko Imana yamwongereye iminsi yo kubaho. Impamvu yamwongereye iminsi yo kubaho nuko yamusize amavuta. Haleluya. Ndetse arangije arayibutsa. Nawe haranira kwibutsa Imana, ariko ugira ibyo wibutsa Imana, uyibutse imirimo wakoze, uyibutse wa muntu wafashije, uyibutse wa mushonji wagaburiye, uyibutse ugenda uri kuyibutsa. Numara kuyibutsa nayo yongera kwibuke rata, yongera gusiga amavuta, ivuga ati nimba wari uragenda mu mwaka wa 2026 itangire kubwira ati 2027 nawe uzagerayo kubera Imana. Ariko haleluya, kuko yagusize ikaguhindurira andi mateka, izina ryayo rigahabwa icyubahiro. Umwami atugirire neza. Nukuri ngende kumvira ijambo rimfashije nawe rigufashe nonaha, wumve ko hari uko ugomba guhinduka nonaha. Ngo kiza ubwoko bwawe, uhe umwandu wawe umugisha. Haleluya, haleluya, haleluya. Umva ariko Imana nimara kugusiga ugakora imirimo yayo nta buryarya, izagukiza ngo kandi nirangiza ngo iguhereze umugisha. Haleluya. Nufashe iguhereza umugisha, nugabura umushonji guhereza umugisha, niwambika wambaye ubusi guhereza umugisha. Haleluya, amina. Kubera yuko wabikoze ubikunze kandi ubikuye kuki ku mutima. Haleluya. Nta buryarya kandi nta kuyisheshenga. Ngo kuko iyo usheshenze Imana nayo iragusheshenga. Ngariko ngizafasha umwandu wawe. Haleluya. Umwandu ishaka kuvuga n'urubyaro rwawe rurimo, ndetse n'umugore n'umugabo barimo, ndetse n'imiryango yawe irimo. Nta na kimwe izasiga guhereza umugisha, n'amatungo n'ibyo utunze birimo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Hari abazi rero ngo umugisha ngo gutangwa ngo kuri wowe gusa. Haleluya. Wari uzi ko no mu kazi ukora hazamo umugisha? Wari uzi ko no mu byo ujya hazamo umugisha? Kubera yuko umwandu wawe Uwiteka yawusizemo iki? Umugisha. Iyo wumva ngo uburumbuke buza mu matungo no mu byo utunze, ndetse naho ugenda bagatangira kukwita ngo ati databuja nawe aratambutse. Haleluya. Mu gihe bagusuzuguraga bakakureba inkandagiro, bakabona yuko utakifasha na biswi ya 200 ngo uyigurire umwana, ariko warangiza ukavuga uti Imana nanjye uri kureba. Haleluya. Uri kureba wa munsi najanye igiceri kijana abandi bari gutura 5,000 nkagitanga n'umutima ukunze, ariko Imana ikakirebaho, yamara kukireba ikakiguhera umugisha, yarangiza ikavuga iti humura nawe mu mwaka uraza uratanga 5. Haleluya. Kubera yuko yaremye akazi, kubera yuko yaremye icyo kujya n'icyo kunywa, nawe uri gutambuka wemye nta nzara kandi nta buryarya. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Iri jambo riramfashije, nawe uri kuryumva rigufashe, waba uri mu mahanga waba uri mu Rwanda, iri jambo rigufashe, wumve ko hari aho ryagukura, hari aho ryagushyira, no mu burwayi bwawe bwa buri munsi wumve yuko hari Imana yabukoramo, kubera ko iri jambo ari ry'igiciro ku buzima bwacu. Reka twumve hano hasigaye ngo kandi ubaragire uje ubaramira iteka ryose. Haleluya. Imana izaturagira. Haleluya. Amina. Tumenyereye yuko abantu baragira bari kuragira amahene ndetse n'amatama, ariko ng'Imana ngizaturagira. Iyo wagiye si burya bitari kukuragira, iyo uryamye si bitari kukuragira, iyo uri kumukazi si bitakuragiye. Haleluya. Imana itugirire neza. Ariko reka nguhe urugero, reba nk'abashoferi baba bari mu muhanda, reba ukuntu baba bari kugenda bahengahengeka imodoka bayigarura. Haleluya. Si buri yitaragiye byagenda bite? Imodoka zakatira munsi y'imihanda, ariko kubera ko ngibaragira. Haleluya. Irarangiza ikavuga ati dore umuhanda gugabanyije 2, ica hano nawe uce hano, murahurira mu mujyi. Kubera Imana ikaturagira rata, ngo ndetse ngo niteka ryose. Imana itugirire neza, itwambike imbaraga. Buri umwe wese urukumvira ijambo yumve ko mu kazi ke ka buri munsi Imana imuragiye. Haleluya. Yumve ko aho yicaye Imana imuragiye, yumve ko aharyama Imana imuragiye, yumve yuko no mu burwayi bwe Imana imuragiye. Haleluya. Buri kimwe cyose uri kumva ufite nonaho uyu munsi kiri iwawe, wumve yuko Imana igize ite? Ikiragiye, kandi Imana iri kumwe nawe. Iri jambo ry'Imana rundi kumva rimfashije, kandi nukuri iri jambo ry'Imana buri umwe wese uri kuryumva rimufashe, rimukomereza amaboko kandi rimuha imbaraga, nkuko ijambo ry'Imana ryatangiye ritubwira ngo iduhaye imbaraga. Ahubwo buri umwe wese yumve ko akomejwe n'iri jambo ry'Imana. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Iyi saha rero ijambo ry'Imana, ifunguro ry'umunsi
munsi twari twabateguriye ni iryo ngiryo. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Bon appétit kuri buri wese. Buri wese rukumvira ijambo ry'Imana rimukomeze. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Amen. Mana ikomeye, uri igitangaza, uri igikomagoma, uri umukozi w'umuhanga. Tugufite nitwifuza undi murengeza, ariko tuzi ko kubw'imbaraga zawe dufite tuzabaho no mu bikomeye. Uzaturengere mu rugendo kandi uzatugwane mu marembo yose. Izina ryawe rizahabwa icubahiro. Iyi saha wakitwa Imana, wakitwa umurengezi, warema bisha data bwite, izina rye rigashimwa. Uri igitangaza rero kuri iyi saha turagushimye. Tukweretse abari mu mahanga no hirya no hino bari kumvira ijambo ryawe. Ayi Kristo mugabye w'ubugingo, bamaze kumvira ijambo ryawe data wa twese, wagira uko bahindura. Oya wagaruka mu mitima yabo, wagaruka mu byabo, izina ryawe rigahabwa icubahiro. Oya wabaha kwihanira kureka kandi bagaca bugufi imbere y'intebe y'ibirenge byawe, izina rye rigashimwa. Hari uko wabigenza kuko uri mutabura uko ubigenza. Abarwayi basanganire kandi ubakize, indushyi n'abababaye ubatabare, imfubyi n'abapfakazi ubarengere. Ayi Kristo n'abagiye gupfa bakize nonaha, izina rye rihabwa icubahiro. Ugere mu bitaro hirya no hino, ugere ku maseta witwa Imana. Ayi Mwami, abagore batwite nabo barengere kandi ubahe kubyara neza, izina ryawe rishimwe. Ababuze akazi nonaha ukabaremere, ubahereza umugisha muri ko kandi data wa twese, ni ukuri data wa twese ureme bisha bundi busha, data wa twese izina rye rishimwe. Hari ababuze za perime na za perevizwari, nabo basange kandi ubagirire neza, ubambike imbaraga no gukomera kandi buri umwe wese data umugereho iburyo n'ibumoso, izina rye rihabwa icubahiro. Kuri iyi saha rero gitare cy'ubugingo turasenze tukwizeye kandi tukwiringiye. Umaze kutubwira kuduhereje umugisha, turawakiriye, izina rye nirihabwa icubahiro. Data wa twese ganza muri byose kandi witegekere buri umwe wese umugereho ahari. Data wa twese umusanganiza amahoro n'urukundo, izina ryawe rishimwe. Ingo zibuze amahoro wongere uzubake nk'Imana, izina ryawe rihabwa icubahiro. Ntabaritwe Kristo ahubwo abariho byikorera. Urakoze kuri data bwite, urakoze kubyumvishe, tugusabye bikeya ibidukwiriye ubiduhere ubuntu hamwe n'abera bose, mu izina rya Yesu Kristo, ku musaraba urakoze.